Dukomeje gufataniriza hamwe gusoma iki gitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Elina White. Muri kumwe na Marita Karasira. Tugeze ku gice cya 13 kwishimira mu mwami. Imana iteze ko abantu bayo basoza inshingano yabo ari yo kumenyekanisha Yesu ngo babe mu cyimbo cye, bagaragaza ineza y'umwami n'imbabazi ze. Nk'uko Yesu yaduhishuriye imico ya se, ni nako natwe dukwiriye guhishurira Kristo ab'isi batazi urukundo rwe n'impuhwe ze. Yesu yaravuze ati, Data, uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Jyewe mbe muri bo, nawe ube muri jye, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye. Yohana igice cya 17 umurongo wa 18 na 23. Intumwa Pawulo yabwiye abigishwa ba Yesu iti, rwose muri urwandiko rwa Kristo, urw'abantu bose bamenya bagasoma. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3 umurongo wa 2 na 3. Umwana w'Imana wese Yesu yamugize urwandiko atuma ku bisi. Niba uri umwigisha wa Kristo, ubuhindutse urwandiko yandikiye bene wanyu, nabo mu mudugudu w'iwanyu, nabo ku musozi w'iwanyu. Yesu aba muri wowe, akaba ashaka kubwiririsha imitima y'abatamuzi. Nubwo baba batazi gusoma Bibiliya ngo bumve ijwi ry'Imana rivugana nabo, ariko rero wehoho, niba uri mu kigwi cya Kristo by'ukuri, ntibabura kurabukwa bike by'ineza n'urukundo rwe, babimenyeshejwe n'imibereho yawe, ndetse ahari byageze n'aho biyegurira Yesu burundu, babitewe n'icyitegererezo cyawe bareberaho. Abakristo bashyiraho kuba abatwaramucyo bamurikira inzira igana mu ijuru. Bakwiriye kumurikishiriza ab'isi umucyo Kristo yabaviriye. Ukubaho kwabo n'imico yabo ikwiriye kuba iyo gutuma abandi bamenya Yesu n'ubuhake bwe uko biri koko. Nituba mu kigo cya Kristo by'ukuri, tuzatuma ubuhake bwe bushimwa nk'uko bukwiriye kuba biri koko. Abakristo bahorana ishavu no kuganya, bivovota no kwinuba, babera abandi icyitegererezo kibi kigayisha Imana n'ubugingo bwa Kristo. Bene abo nibo batera abandi gutekereza ko Imana idakunda ko abana babo banezerwa, nuko bagahindukira Data wo mu ijuru abagabo b'ibinyoma. Satani yitera hejuru akavuza impundu rwose iyo abana b'Imana bacogora, bakareka kwizera, bagakuka imitima. Yishimira cyane iyo abonye tutakiringira Imana, tukayikeka ko idashaka kudukiza ndetse ko itabibashije. Anezerwa cyane iyo abashe gutuma twibwira ko Uwiteka yibasiye kutugirira nabi. Umurimo Satani amaranira gukora kuruta ibindi ndetse ni ukudutera kwibwira ko Uwiteka ari umunyamwaga w'ubukana bwinshi, utagira imbabazi n'impuhwe. Ibihamya by'ukuri arabigoreka, agatera imitima y'abantu gukeka Imanaho ibinyoma. Ibyo bigatuma badohoka, bitotomba, batukisha inzira y'ukuri, aho kunamba ku Mana no kuyiyegurira burundu. Satani ahora agerageza kurushya abagendera mu nzira y'Ubukristo ngo bakuke imitima. Amaranira gutera abakristo kwibwira ko gukorera Yesu ari ugushebeka birenze urugero. Hariho benshi bagendera mu nzira y'ubugingo, bahoza agatima ku mafuti yabo n'ibinanirana n'akababaro kabaho, maze ibyo bigatuma imitima yabo isabwa n'agahinda, bagacika intege, bagacogora. Ubwo nari ndi i Burayi, hariho mwene data umwe wari umeze atyo, akuka umutima rwose, nuko anyandikira ashaka ko murema agatima. Ijoro rikurikiye umunsi nabonye urwandiko rwe, ndota ndi mu murima, ndi kumwe na mwene data uwo wanyandikiye, tugendana, ahera ko arantakira, anyereka amahwa yamukingirije inzira, amuhanda, yivovota no kurira. Aho gukurikira utuyobora mu kayira, yateshuze inzira, nuko agwa mu mahwa no mu bisura. Ati, nishyano, ubonye ngo amahwa n'ibisura bibe muri uyu murima mwiza? Uwatuyoboraga ati, reka amahwa arahanda n'ibisura bikababana, ahubwo utore uburabyo bw'igikundiro. Mbese aho wamusomyi we, nta byiza binezeza wigeze ugira? Mbese nta mahirwe wigeze ubona yatumye umutima wawe ushyika mu nda? Iyo urebye inyuma mu myaka ihise, mbese nta by'igikundiro binezeza byakubayeho? Mbese amasezerano y'Imana ntakumereye nk'uburabyo buhumura neza bumera mu nzira yawe hose? Mbese ntiwari ku bwiza bw'ayo masezerano no kunogera kwayo bikuzuza umutima wawe umunezero? Amahwa n'ibisura ntibigira ikindi bikora keretse guhanda no kubaba, kandi niba ari byo urangamira gukora gusa ukabiha abandi, uretse kugayisha ineza y'Imana, mbese ntiwababuje n'abandi bagukikije kugenda mu nzira y'ubugingo? Si byiza guteraniriza hamwe ibibabaza byose byakubayeho mu bihe bishize. Ibyaha byawe n'ibihe wahemuwemo, we kujya ubiganira no kubiganya ngo ugeze aho ucika intege rwose. Umutima ucitse intege uba wuzuwemo umwijima,
ubuza umucyo w'Imana kuwinjiramo, ugatera n'igicucu mu nzira y'abandi. Mu cyimbo cyo kumera utyo, ahubwo ujye uhimbariza Imana ibintu byiza yagushyize imbere. Tujye duteranyiriza hamwe amasezerano y'urukundo rwayo, tubone kuyahozaho umutima iteka. Tekereza nawe uburyo Umwami Imana yemeye guhara ubwiza butarondoreka yahoranye mu ijuru, ngo aze muri iyi si imburagihe y'isi kuturokora mu minwa ya Satani. Tekereza nawe uburyo yadutsindiye imbaraga y'urukongi rw'ibyaha, akabona kudukingurira amarembo y'ijuru. Yesu yadukuye mu kuzimu k'urupfu, adushyira mu nzira izatugeza mu bwami bwe butazahanguka, aho urupfu n'ibibabaza bizahunga. Mbese hari icyadushimisha kuruta ibyo? Niba nta kindi ngaho bari ibyo utekereza no kubirangamira. Iyo dushidikanyije ko Imana idukunda, tugatangira kutizera amasezerano yayo, tuba tuyigayishije tukabaza n'umwuka wayo wera. Mbese umubyeyi yabona abana be bahora bamugaya, bakamwinuba nk'aho abifuriza inabi, kandi ahora akora uko ashoboye kose kubagira neza no kuba bibanezeza, uragira ngo yamera ate? Mbese bashidikanya ko akunda, ntibyamumena umutima? N'undi mubyeyi wese wagirirwa cyo n'abana be yamera ate? None se Data wo mu ijuru ugira ngo adutekereze ati iyo tutizeye urukundo rwe, ariko kandi rwatumye hari umwana we w'ikinege kugira ngo tubone kubaho? Intumwa Pawulo yaranditse ati, itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kuduhera byose muri we? Abaroma 8:32. Nyamara ni bangahe bagaragariza mu byo bakora yuko batizera iryo sezerano, bakibwira mu mutima yabo bati, ibyo Umwami ntabinyifuriza, ahari akunda abandi ariko jyewe nta nkunda. Bene ibyo bitekerezo byica umutima wawe, kuko ijambo ryose ryo gushidikanya uvuga aba ari ukwihamagarira Satani kugushukashuka. Byongeye kandi ibyo bituma urushaho gushidikanya no guheza abamarayika bagukorera, bakakwitarura, bakivumbura, Satani nawe akakoshya. Ntukongorere ijambo na rimwe ryo gushidikanya, kuko iyo ubikoze uba umuciriye icyanzu, akuza umutima wawe bigutera kutizera no kugoma. Nutitegeka ngo wibuze kuvuga uko wumva umeze, igitekerezo cyo gushidikanya cyose uzavuga, uretse kugwa nabi ubwawe, kizahinduka akabuto kamera mu mitima y'abandi, kabazana umuvumo, ndetse kugeza aho byakunanira kubuza ishyano ryazanywe n'amagambo yawe. Icyakora wenda wabasha gukira imitego ya Satani ubwawe, nubwo yakugejeje kure kubi, ariko abandi bo bagushijwe n'amagambo yawe wabaroshyemo, ntibabona uko bashyira ishyano wabagushijeho. Mbega uburyo dukwiriye kwigengesera mu byo tuganiriza abandi, ngo bitazagira ingaruka ibavutsa ubugingo bw'iteka. Abamarayika bahora bagutega amatwi, bumva uko uvuga umutware wawe wo mu ijuru uri imbere y'ab'isi. Ureke Yesu aba ari uganiriza abandi. Nimufata inshuti ukuboko, mureke ishimwe ry'Imana yo mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu, ibyo bizerekeza ibitekerezo by'iyo nshuti yanyu kuri Yesu. Ntawe utagira amagorwa cyangwa ishavu rishengura n'ibishuko biruhije. Ariko rero, aho kubugenyera bagenzi bawe bahwanyije nawe kugira intege nke, ujye ubyikoreza Imana yawe usenga. Wishyiraho itegeko ryo kutagira ubwo uvuga ijambo na rimwe uritewe no gushidikanya cyangwa gucogora. Hariho byinshi wabasha gukora byakomeza abandi no kubarema agatima, kubwo kuganira nabo amagambo y'iremamutima n'ineza. Hariho n'abantu benshi bakirana n'ibibagerageza, benda kudohoka barwanya kwitsinda, barwana n'imbaraga z'umubi. Ntukigere ubwo ukura umutima wumeze utyo ngo umutsinde ku gasi, ahubwo umukomeresha amagambo y'iremamutima, amusubizemo akabaraga ngo akomeze urugendo atwaye ubugabo. Muri ubwo buryo mubasha gutuma umucyo wa Kristo urasira mu mitima yanyu. Kenshi cyane abandi babasha gukomezwa natwe, bakongererwa imbaraga, baturebeho tutabizi, cyangwa se babasha kukuka umutima, bakava muri Kristo, bakayobagurika kubw'icyitegererezo cyacu, kuko ari ntawe ubaho kubwe. Abaroma 14:7. Hariho benshi bagira itekerezo bifutamye, bibwira ko Yesu yanenaga abantu bamwe, ngo ntiyakunda gufatanya n'abandi, ngo ntiyasekaga, bakavuga ko yari umunyamwaga uhorana igitsure, utanezerwa. Ubukristo bw'abantu benshi bwarahindanijwe bene ako kageni. Benshi bavuga ko Yesu yariraga, ntagire ubwo amwenyura. Icyakora koko umukiza wacu yabaye umunyamubabaro, amenyera intimba, abitewe n'uko yikora amakuba n'amahano yacu yose. Ariko rero nubwo yigomwa atyo, ntiyabigaragazaga, ntiyahoranaga agahinda gakabije ngo yirirwa arira aboroga. Umutima we wari isoko y'ubugingo,
kandi aho yajyaga hose yagendanaga ituza n'amahoro n'umunezero no kwishima. Umukiza wacu yaritondaga rwose akamaramaza muri byose, ariko rero ntabwo yigeze yiyunamira aganya yiyumvira. Abamwigana by'ukuri bitonze bamaramaje nkawe ntibabura gusoza inshingano bashinzwe. Nta bihwahwa bigendana nabo ngo haboneke urusaku. Kutitonda kubacibwamo, nta rusaku rwabakwenkwenura bavuga ibiteye isoni n'amahomvu, nta gucyocyorana n'amashyengo y'isoni nke bibangikana n'abigana Yesu by'ukuri, kuko idini ye izanira abayo amahoro atagira impinduka, atemba nk'uruzi. Idini ya Yesu ntizimya umucyo w'umunezero kandi ntigabanura kwishima, ntitera igicu amaso y'unezerewe umwenyura. Kristo ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, kandi urukundo rwe nirusaba mu mitima yacu by'ukuri tuzagera ikirenge mu cye. Niduhoza imitima yacu ku bibi abandi batugiriye baturenganya, tuzasanga ko bitadushobokera kubakunda mu buryo Kristo yadukunze. Ariko nitujya dutekereza iby'urukundo rutangaje rwa Kristo n'imbabazi ze yatugiriye, uwo mutima we tuzawugirira abandi. Dukwiriye gukundana no kubahana, nubwo habaho ibintu bidatunganye tutabura kubona mu bandi. Dukwiriye kwihatira kwicisha bugufi no kutigira shyashya, tukihanganira ibicumuro by'abandi. Ibyo nibyo bizatumaramo ingeso zose zo kwikanyiza, bikadutera guhinduka abantu bazirikana abandi. Umunyezaburi yaravuze ati, wiringire Uwiteka ukora ibyiza. Zaburi igice cya 37 umurongo wa 3. Umunsi wose wiharira imibabaro yawo n'amaganya yawo n'ibihagarika umutima byawo, kandi iyo tubonanye ibyo dukunda kuganira cyane cyane ni ibitubabaza n'ibidukomereye. Uburyo duhererekanya agahinda n'ibyago, dukeka ibiteye ubwoba byinshi, tukavuga ibibi byose bitugose, nibyo byatuma batwumva bibwira ko nta mukiza mwiza udakunda dufite, utegera amatwi kumva ibyo tumusaba byose ngo atubere ubuhungiro butabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hariho bamwe bahora n'ubwoba bagakabya amakuba, nubwo bagotwa n'ibimenyetso byinshi n'urukundo rw'Imana iteka, bakaba batunzwe n'iyo bakesha byose, nyamara birengagiza ayo mahirwe babona urudaca, bakabikerensesha guhora batekereza ibintu bibabaza, bagatinya ko bizababaho, cyangwa se gutubura akaruho gato kakabahuma amaso rwose, maze ntihabone ibindi byinshi by'inkoramutima Imana yabagiriye. Ibiruhije bajya babona, aho kubatera gusenga Imana nyirimbaraga, bibatandukanya nayo, kuko bibahagarikira imitima kandi bakabyivovotera aho kubyikoreza Imana. Mbese aho kutizera dutyo biradukwiriye? Duterwa n'iki kuba indashima no kujya tutiringira uwadupfiriye? Yesu ni inshuti yacu by'ukuri, n'abera bo mu ijuru bose baduhanze amaso batwifuriza ibyiza. Kuko bibaye bityo ntidukwiriye kwemera ko ibiturushya n'imibare tubaho biduhagarika umutima no kudakabya agahinda, kuko nitubikora tuzahorana ibiturakaza bitubabaza. Ntidukwiriye kujya tugira igishyika cyangiriza amagara yacu ubusa kikadufasha gutsinda ibyago. Wenda umutima wawe uhagarikwa n'iby'imirimo yawe n'ibikuri imbere bikarushaho kuba umwaku, ndetse ukaba mu kaga no gupfusha abawe n'ibyawe. Nubwo byamera bite, ntukwiriye gukuka umutima no gucogora. Byose ubiganyira Imana, wireme agatima, maze ukomeze unezerwe. Usabe ubwenge wo gukora umurimo wawe witonze, kugira ngo udapfusha ibyawe. Kora uko ushobora kose, ntugahweme. Yesu yasezeranye ko azagufasha nukora urwawe ruhare. Numara kwiragiza umufasha wacu, ugakora uko ushoboye kose, ibizakubaho hanyuma byose, nubwo byamera bite, uzabyemera utinubye. Imana ntishaka ko abantu bayo bicwa n'imibabaro, ariko rero Umwami wacu ntadushuka ngo atubwire ati, humura, nta kaga uzabonera mu nzira yawe. Azi ko hari imibabaro n'amakuba bigera ku muntu wese, nicyo gituma bitwerurira neza. Ntashaka gukura abantu be muri iyi si y'ibyaha n'ibyago, ahubwo abereka ubuhungiro bahungiramo. Yasabiye abigishwa bati, mwisi muhorana umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yohana igice cya 17 umurongo wa 15 na 16 umurongo wa 33. Ubwo Kristo yigishirizaga ku musozi, yigishije abigishwa b'ibyigisho by'ingenzi byerekeye uburyo dukwiriye kwiringira Imana. Ibyo byigisho byabigeneye gukomeza abana b'Imana mu bihe byose, nicyo gituma bitugeraho natwe muri iki gihe cyacu, byuzuyemo n'ibidukomeza n'ibiduhumuriza.
Umukiza yigishishije abigishwa be inyoni zo mu kirere, abibutsa uburyo zijwigira zihimbaza zitababazwa n'imitima ihagaze, kuko nubwo zitabiba ntizisarure, ariko rero Data wa twese ukomeye arazigaburira. Nicyo gituma Umukiza atubaza ati, mwebwe ntimuziruta cyane? Matayo igice cya 6:26. Imana ni umutunzi ukomeye utunga abantu n'inyamaswa, apfumbatura igipfunsi cye akagaburira ibyo yaremye byose. Inyoni zo mu kirere ntazikerensa ngo azirengagize, nkanswe twebwe abo yaremye mu ishusho y'ubwe. Icyo akora ntazitamika ibizitunga, ariko ahora abiziringaniriza. Nizo zigomba kwishakira ibyo zarikisha ibyari byazo, kandi zo gomba kugaburira abana bazo. Zijya gukora zijwigira, kuko so mu ijuru azigaburira. Noneho se mwebwe ntimuziruta cyane? Mbese wowe ufite ubwenge uzi gusengera mu mutima, nturuta cyane inyoni zo mu kirere? Mbese nyir'ubugingo bwacu, umurinzi wacu, uwaturemye mu ishusho ye yera, ntazaduha ibidutunga biduhagije tumwizeye? Kristo kandi yigishirije abigishwa be ku burabyo bwo mu gasozi bukunda kumera cyane, bukarabagiranisha ubwiza bwabwo Data wo mu ijuru yabuhaye, bugaragariza abantu ko Data wo mu ijuru abakunda akabazirikana. Yesu ati, mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, nuko bugira ubwiza burusha ubwa Salomo. Twebwe abantu nubwo twahirimbana ubwahe, ntitwarema imyambaro igira ubwiza bugira isano n'iy'uburabyo bwimejeje Imana yaremye. Nicyo gituma Yesu atubaza ati, Imana ubwo yambika ubwatsi bwo ku gasozi ityo, buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera guke mwe? Matayo igice cya 6:28-30. Niba Imana yo mu ijuru y'uburabyo bushira mu munsi umwe amabara meza rwose ameze atyo, ntizarushaho cyane kwita kuba yaremye ku ishusho yayo? Icyo cyigisho cya Kristo kiburira ufite umutima w'igishyika uhagaritswe no kutizera. Uwiteka yifuriza abahungu be n'abakobwa be bose amahoro n'umunezero. Yesu yaravuze ati, amahoro yanjye ndabahaye, kandi simba nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Yohana igice cya 14:27 na 15:11. Umunezero tumarana gushyikira iyo tubitewe no kwikunda no kwinezeza gusa, ntukomera, urajegajega, ukayoyoka rwose, kandi uwo munezero ushize umutima usigaramo irungu n'agahinda. Ariko ro mu buhake bw'Imana hari umunezero no kugubwa neza. Imana ntihana umukristo nyakuri ngo anyure mu nzira iyoberanye imutera kumirwa no gushoberwa. Nubwo twabura ibinezeza byo muri ubugingo, twabasha kwishimira kurutaho turangama ibinezeza bizaramba tuzaronka mu bugingo buzaza. Ariko rero muri isi yacu naho abakristo bashobora kunezezwa no gusabana na Kristo, babasha no guhorana umucyo w'urukundo rwe no guhumurizwa iteka nuko baba bugufi. Intambwe yose dutera ibasha kutwegereza Yesu kurushaho no kutwegereza iwacu amahoro n'ihirwe. Nuko rero twe gukuka imitima, ahubwo dukomere kuruta kera kose. Uwiteka yaratuzahuye kugeza ubu. Igitabo cya mbere cya Samuel igice cya 7:12. Kandi azakomeza kutuzahura kugeza ku mperuka. Turebere ku bimenyetso umwami yaduhaye bitwibutsa ibyo yadukoreye mu bihe byashize, ngo adukomeze no kudukiza ukuboko kwa kirimbuzi. Tujye twibuka iteka imbabazi n'impuhwe Imana yatugiriye, n'amarira yaduhanaguye, n'imibabaro yadukijije, n'agahinda n'ubwoba n'ubukene yatumaze, n'imigisha yaduhaye. Ibyo byose tubikureho intandaro yo gushikama no gukomera kubw'ibituri imbere byose, kugeza mu iherezo ry'urugendo rwacu. Nubwo tuzi ko tuzaterwa n'ibindi byago turwana intambara yo kwizera, dukwiriye gusubiza amaso inyuma twibuka uburyo yatugendereye, tukavuga duti, Uwiteka yaratuzamuye kugeza ubu. Uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Gutegeka kwa 2:33-25. Ntizagukunda kugeragezwa ibiruta ibyo ushobora. Nuko rero ubwo bibaye bityo, ni bityo dukorana umwete ibyo yaduhaye gukora, twizeye yuko bizaba kose tuzahabwa imbaraga ihagije yo gutsinda. Hanyuma amarembo yo mu ijuru niyugururirwa abana b'Imana, tuzumva umugisha uvuye mu kanwa k'umwami w'ubwiza ugwe mu matwi yacu nk'ibicurangwa byiza ati, nimuze abo Data yahaye umugisha
muraga ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Matayo igice cya 25:34. Ubwo nibwo abakije bazakirwa ngo bibane na Yesu muri ya mazu yagiye kubategurira. Muri icyo gihugu ntibazabana n'ab'inkozi z'ibibi, n'ab'isoni nke, n'abanyabinyoma, n'abasenga ibishushanyo, n'abahehesi, n'abatizera, ahubwo bazabana n'abatsinze Satani burundu, bafite imico iboneye rwose. Ibibi n'igishinja cyose kidatunganye ndetse n'inenge yose ibangiza ubu, byose bizaba bibakuwemo kubw'amaraso ya Yesu, bisimbuzwa ubwiza butarondoreka butigeze gutekerezwa n'abantu bapfa, burabagirana ndetse kurusha izuba. Bazahagarara imbere y'intebe y'Imana yera batagifite inenge, basangira icyubahiro n'amahirwe n'abamarayika. Ku bwa gakondo itangaje umuntu wese abasha kubona, yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Matayo igice cya 16:26. Yenda yaba ari umukene, ariko ubutunzi n'icyubahiro yabikiwe ab'isi ntibabasha kubitanga. Umutima ukijijwe ibyaha, ukeye kandi uboneye, ukorerana Imana imbaraga zawo nziza zose, ufite igiciro kiruta byose, kandi mu ijuru haba umunezero mwinshi imbere y'Imana n'abamarayika bera iyo umuntu umwe akijijwe, ndetse haba umunezero ugaragazwa no kuririmba indirimbo zera zo kunesha. Aha niho igice cya 13 giheruka agatabo kugana Yesu kirangiriye. Ndashimira cyane Imana yabanye natwe twese ubwo twafatanije hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu, ndetse n'abandi benshi bazakomeza kumva aya majwi aho muzaba muri hose. Ndashimira mwe mwese mwakomeje kuntera imbaraga zo gukomeza. Ndashimira umutware wanjye Jonathan ko yakomeje kuntera umwete ngo nkomeze gusoma. Ndashimira kandi umuhungu wanjye Jire wagize kwihangana mu gukosora amakosa mu majwi aho nabaga nasomye nabi ngomba kwasubiramo. Umukobwa wanjye Juliette nawe yaramfashe ubwo Jire abaga adahari. Hari inshuti ebyiri ntavuze amazina nohereje ibyigisho bibiri bibanza bya mbere kugira ngo babyumve, bambwire uko babitekereza. Izo nshuti zanteye imbaraga zo gukomeza. Ndetse hari umuvandimwe wanjye wambwiye ati ibitabo bya Bibiliya mu isezerano rya kera uvuga igitabo, naho mu isezerano rishya uvuga urwandiko. Ibyo nabimenye hari ibice namaze gusoma, muzabyihanganire ubwo muzajya mwumva aho ntasomye neza. Namwe mwese muzumva amakosa muzampamagare mpakosore. Twese Imana iduhe imigisha itagabanije, kandi twitegure kuzasangana umwami wacu Yesu Kristo ugiye kuza vuba cyane. Buri munsi dutera intambwe yo kugana Yesu, intambwe yo kugendana na Yesu, kugeza uko tuzajya twumva ijwi rye ritwongorera, maze nitubonana ubwo azaba agarutse tuzasanga tumuzi kuko tuzaba twaragendanye nawe muri ubu buzima. Imana ibahire mwese kandi ibahe imigisha myinshi. Amina.